burya si buno. Tuzi ko ari benshi bafite ishyushyu ryo kumenya insigamigani zo mu Rwanda n'ibirari byazo. Ubu rero nge gacamigani kakandi kanyurangabo kanyarwanda kazira gusobanya n'ibirari tubashyize igorora ni mwimaramaniga. Ikaze mwisi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twe twahisemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakirindiramo imico mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi kandi buryo ururimi ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika. Singaye wavuze ko utazi yava atamenya niyajya. Mbaye ikaze rero banya kugira imana murahariko. Banyarwanda banyarwandakazi, mbifurije amahoro atari amagumirani, nimugira imana amahoro n'amafaranga. Njyewe waramutsa ndi umusizi rutikanga rwogogwa bicumdatengwa biteka singwa birasingirwa n'ugogwenda zibukira ndikagapfubyi karerwa n'utundi. Ngaye nguko inkomoko y'insigamugani burya si buno, ibirari by'insigamigani. Yemerero maze umugagu yarihuse. Uyu mugani Abanyarwanda badatuza guca, cyane cyane iyo bacyurirana umuntu awuca abonye urwaho rwo kwiganzura uwali waramu zambije maze akamubuza amahwemo, cyangwa se iyo ashaka kumwumvisha ko umuntu ari mutimukwe. Mutimukwe nibwo avuga ngo burya si buno, wakomotse kuri burya na buno bene rugumwa rwa marunko mu Gisaka, ubwo ni Kibungo ahagana mu mwaka w'400. Byagenze bite rero? Mbahaye ikaze rero, wibuka gukanda subscribe wowe mushyashya ugeze ahangaha, ndetse kandi nawe usanzwe ndakwibutsa gukora share ku bandi. Abo bahungu bombi bari Impanga, ubwo ni burya na buno, bakaba bene rugomwa rwa maronko n'abarakagwira bane umugabo. Rugomwa yari umugesera w'umuziranyindi, akaba umutware w'umutoni mu bingenzi kwa Kimenyi Musaya, umwami w'Igisaka. Buke Kimenyi aturisha abakobwa beza bo mu Gisaka, maze abazana mu rugo rwe rw'Iremera ry'Umukiza muri komine Kigarama, aho ni mu Gisaka. Umukiza rero hari nk'ibwami mu Rwanda, maze bamaze kuwateranira yohereza abagore bakuru bo guhitamo abakobwa basumbije abandi ubwiza, kugira ngo bamwe azabarongore abandi azabashyingira abahungu bakunda. Ni Rwanda rero niko ngo byagendaga, niko ibwami nabo barambagizaga. Nuko abagore bajya kurobanura abakobwa barusha abandi ubwiza, maze babakenyeza impu z'imikane, babareba imbere n'inyuma, barabambika ubusa, barabahindagura, bareba intano n'ibibero. Umukobwa wa mbere rero aza kuba barakagwira abandi n'umugabo yari se. Igihe rero bakibisiganira Kimenya barahageze na wa muhungu Rugomwa, dore ko yamukundaga cyane atamuvaga impandi. Babagore rero n'abakobwa bamubonye abatunguye barikanga, maze arabasatira nawe arabaramutsa, n'abakobwa bose arabaramutsa. Ubwo rero abagore bari bakikije barakagwira. Kimenyi rero arababaza ati, ko nduzi mukikije uyu mukobwa mwese, ni ibiki byabaye? Maze abagore batinya kumubwira ko ari we uruta abandi bakobwa ubwiza, kugira ngo bagenzi be batagira ipfunwe n'ishyari. Kimenyi nawe ntiyaba umwana, maze arabimenya arurushya ati, nimuze mbabaze. Maze abajyana mu yindi ngombe, dore ko ibyo byagirirwaga mu gikari. Maze bahageze babona kumutekerereza ko barakagwira ari we mukobwa urusha abandi bakobwa ubwiza. Ubwo wa muhungu Rugomwa akaba nawe ari aho ngaho. Kimenyi arashimikira ati, ese koko arabaruta? Bati, arabaruta turakakuruga. Kimenyi akebuka Rugomwa, maze ati, muguhaye wanshima? Rugomwa ati, nagushima mba nkuruga. Kimenyi ati, ndamuguhaye rero uzamurongore. Ngaye nguko Rugomwa rero arongora barakagwira, maze atahirira Umukiza kwa Kimenyi. Barakagwira maze kurongorwa ntiyazuyaza, ahera ko arasama. Igihe cyo kubyara kigeze, yibaruka abahungu babiri b'Impanga, umwe bamwita Burya, undi bamwita Buno. Bamaze gukambakamba, Kimenyi atekesha Rugomwa ubutware, maze aramusezerera ajya kuburiramo abana be. Ntibitinza kigera kuhare. Bamaze kuba ingaragu,
Kimenyi abajyana iwe bareranwa nabi, bamaze kugimbuka kandi arabakingira abaha inka n'imisozi. Ngayo nguko bibaho ngaho. Bityo rero bishize kera Rugumwa arapfa, abahungu be basigara mu bye babitungana n'ibyabo. Bitinze abantu bo mu Gisaka babagirira ishyari, barabanga maze babateranya na Kimenyi. Nawe ubwo ndabara Kimenyi atangira kubabanira nabi no kubarora nabi. Burya na Buno rero babibonye bagira ubwoba baracika, bamucikira ibujinja. Bamaze kugerayo bakeza umwami waho, maze nawe arabakira arabahaka. Hagati aho ngaho ariko Abanyagisaka bayobewe aho bacikiye, maze birarambanya hashira imyaka. Ariko bigeze aho ngaho nanone baza kuwamenya, maze babwira Kimenyi bati burya na Buno bari bujinja. Kimenyi yohereza abantu bajya kubagarura kuko yabakundaga cyane. Bagezeyo rero barabaririza barababona, maze bararamukanya barashyikirana bishyira kera. Bari bamaze rero kuba amajigija. Intumwa zibabwira ubutumwa bwa Kimenyi bw'uko bagaruka iwabo rwose nta kibazo. Bamaze kubyumva rero burya arabyemera, ariko Buno akaba impanga ya Burya araricurika, ararahira arakuba, yanga kugaruka. Maze Burya agarukana n'intumwa ya Kimenyi. Kimenyi amusubiza ibyabo byose, nawe Buno yigumira iyo ngiyo. Nuko Buno atinda harirayo karahava, kugeza igihe agwiriyeyo yisiguye ubutindi. Rubanda rero rumaze kubona ko izo mpanga ebyiri zanyuranije ibitekerezo kandi byari mpawamambere, babikurizaho imvugo yahindutse umugani baca bagira ngo burya si Buno, burya si Buno. Bawuca iyo bashaka kuvuga ko umuntu ari mutimukwe, buri wese agira umutima we. Nk'uko abo bahungu babusanije ibitekerezo kandi barakara kamwe, bari impanga. None se nawe ntujya wumva bavuga yuko impanga ziba zihuje ibitekerezo? Ariko rero buri ikindi ukwiye kumenya nuko buri wese agira umutima we ndetse n'amarangamutima ye n'umutima nama w'umuntu ku giti cye. Uko rero niko byagenze kuri Burya na Buno, babarakagwira. Ku rundi ruhande rero baba bashima Burya, ku rundi nanone bakagaya Buno. Ariko mu mvugo bisobanura ko ibihe biha ibindi. Ubwo umuntu navuga ko Burya atari Buno aba avuze yuko ibihe biha ibindi. Ni nkaho umuntu yakagize ati birya wangiriraga Burya ntishoboye, ubu noneho byarahindutse. Naho rero iyo umuntu abajije undi ati mbese ni Burya na Buno, ubwo abashaka kumubaza ngo mbese biracyari kwa kundi. Burya si Buno rero, umuntu ni mutimukwe, mutimukwe cyangwa se ibihe biha ibindi. Nagahora gahanze kereka imisozi. Burya na Buno rero biracyari kwa kundi, nta cyahindutse. Ubwo nibwo busobanuro bwabyo, Burya na Buno. Ngaho rero nguko Abanyarwanda, Abanyarwandakazi bene Imana, nimukomeze mwande nimutengamare. Ni umusizi Rutikanga ubakunda. Wibuka gukanda subscribe, ukande like ndetse kandi usige igitekerezo muri comment box. Igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Niba ari n'insigamugani cyangwa umugani wifuza ko tuzakomozo tukamenya ibirari byawo, twandikire turagusubiza nta shiti rwose. Ngaye ngoko rero wibuka gusangiza abagenzi bawe iki kiganiro kandi mukomeze mudukurikire bitari ukudukurikirana kuko bakurikirana ibisambo.